ariko urafata amafaranga nyajyanye ngo uri ntiyajye ni TPM ngo njyajyanye muri TMP ni ibiki uretse gato ndakubaza TMP ni ibiki ni kiriya nyine cyari abantu ibi bintu by'amadiru menya abanyarwanda reba yakirarika oya abanyarwanda bafite ikintu kimwe kuko uzarebe buri gihe ujya kumva hari ikintu cyadutse iyo kigiye umva abantu bafata ikirandiye hari byaje ngo niba ari Grene Volcanique byarya abantu umuntu umubyeyi wari wifitiye restaurant ye akahita ngo agiye kugura ngo icupa ngo rimo Grene Volcanique Grene Volcanique ubwo n'utubuto two mu birunga ubwo yabati yashyira ngaho urahita gutya dore ukuntu bizamuka nk'amatafado wayo n'ibigwero kuko reba hariya hasi ni sede uragurisha umugani wazamutse hari urabona nk'ibintu by'umupira birimo amabandi mana we ngira ngo ngewe hari uwanturikije 25,000 by'amadolari by the way mu gihugu hano cyangwa hano nishyuye hoteli yari amazemo yakoreragamo ibirori nyishyura 25,000 by'amadolari mu frere nanjye barandiye Ajeri hari ibintu ushaka kubaza twari tukiri kuri ibi bintu dusobanura abantu ko batagomba kweskorokwa umuntu aranyandikira kandi ibintu bishobora ko ari wabivuze bitangeho umucyo niba ari wowe koko cyangwa hari amakuru biziho ibiki uretse gato uretse gato uyu ngo yaragira ati TMP yabona hariya byahageze babishyira hariya tubibona yabitwandikiye ati TMP yafunze ndahiye ati kandi nagiyemo kubera mwayamamaje ubu ndahiye 810 ibyo bintu bya TMP twigeze kubyumvaho binavugwa cyane na hano byaravuzwe noneho igihe hano mwarabyamamaje se oya ahubwo igihe hano hazaga abayobozi bo bari kuvuga ku bintu bijyanye n'ibigo byemerewe gucuruza ifaranga twarakibabajije abayobozi bo muri Beneri yego twarakibabajije reka tunumve icyo bavuze by the way ngenda shaka mbabwire tuvugisha ukuri banyarwanda inshuti zacu batura Rwanda ni wumva ikintu kuri iyi radio muri iyi media house uzamenye yuko icyo kintu gishobora kuba kiri authentic cyane none iyo dufite abayobozi tukakibabaza tukabaha umwanya bakakivugaho kandi ntekereza mu gihe kumva inama batanze niba utarabyumvishe ngo bikurikize byumve none abeskoro bakaza bakakubwiza ukuntu abantu bakize ndakubwiza ukuri please amafaranga aravuna kuki wangije amafaranga yawe n'ibindi bigo byinshi barimo kugenda bavuga mutubwire ibyo kuri TMP kuko abantu bayibaje cyane mukaye tubaje Beneri numva namwe iri kwibasunikira mutubwire TMP mbonye n'ikindi ndi kubona bita niba ari Travolium n'ibindi bigo byinshi barimo kugenda bavuga mutubwire ibyo bigo byo mwabihaye uburenganzira bwo gukora bikora neza abantu babyirinde n'ibiki kuzarahamagara ibiki TMP ikintu cya mbere nakora no kubanza gushimira abaduhaye ayo makuru yuko babona hari ikigo kiri gukora ibintu by'ishoramari kandi bakeka ko gishobora kuba kidafite uburenganzira kuko ntago bakibonaga kuri liste y'ibigo byemewe ku rubuga kuri website ya CMA ariyo www.cma.rw uvuga ngo umuntu wese uguhamagara ibintu byo gushora imari gutyo muzane mugura imigabane cyangwa iki nta utamubona kuri urwo rubuga nukumenya ko ariko gutuburira ubwo rero icyo kigo ntago cyemewe niyo mpamvu twatanze ririya tangazo kugira ngo tuburire abantu yuko icyo kigo nta ruhushya gifite hari ikindi twongera ukoze ahubwo warabajije ntago wamamaje twarabajije nge nabajije ubwo ngira ngo muvandimwe ibyo 810 warahiye niba warahiye wowe ku giti cyawe ni wowe ugomba kwirenganya pe wa muntu anyoherereje igifoto video yakozwe hano nyine y'inkuru y'abantu ba TMP ariko ashobora kuba yitiranya aba bantu ba TMP nabonye na Batista wayikoze isomwa na Konfi ikirimo yari inkuru ibyo bakora bihabanye n'ibyo basabye bavuga yuko ni ikigo cyamamaza kuri murandasi ariko ntabwo ari ikigo kigurisha serivisi z'imari ntabwo baje kumbura ko byo bavuga atari byo bakora babakuraho urumva nta mabaje se bigeze bakubwira yuko ugomba gushoramo amafaranga
aravuga ati baradukinnye bya hatari. Urumva ati ikibabaje singewe bariye menshi. Ati njye nari maze gukuramo make naba nawe. Ariko mwumve neza iki kigo uko biri kose reka aka kantu hagarure cyangwa n'abantu babyumve neza. Amatwi burya ari buhure n'ibibazo ntiyumva. Abantu barumvise iri tangazo bihuriye no kuba agomba kubaha amafaranga ahubwo kuba agombaga kuguha akazi. Ahubwo nanone ubwo wahita uha agaciro ibyavugiwe n'ubuyobozi ahangaha live bavuga ati ibi ntibyemewe. Icya kabiri wadiviyetinze gute ujye kubashoramo amafaranga? Banza wumve, sinzi niba nayihareye wese nawe cyangwa nayikina gusa bayo kuri audio. Ndashaka wumve iyi nkuru. Ngaho banza wumve urambwira. Tugaruke hano mu mujyi wa Kigali mbabwire ko kuri uyu wa gatandatu ikigo cy'itangazamakuru cya TMP cyo mu Bwongereza gisanzwe gitanga serivisi zo kwamamaza kuri murandasi cyafunguye ishami rya Kimironko mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo guha amahirwe y'akazi urubyiruko. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Jean Baptiste Nkurunziza. Wabyumvise? TMP aho ikorera hose ikorana n'inzego za leta. Mu mwaka wa 2002 Londres mu Bwongereza nibwo hatangijwe ikigo cy'itangazamakuru The Marketing Practice TMP, aho gitanga akazi ku batari bake biciye mu kwamamaza kuri murandasi. Mu kwezi kwa gatanu mwaka ushize 2025 iyi kompanyi mpuzamahanga ya TMP nibwo yatangije ibikorwa byayo ku isoko ry'u Rwanda ndetse ifungura amashami mu turere twa Kayonza, Ngoma, Huye, Nyanza na Rulindo. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Werurwe uyu mwaka wa 2025 nibwo hafungurwaga ishami rishya mu mudugudu w'inshuti akagari ka Bibara umurenge wa Kimironko akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niyibigena Jean Bosco wo mu karere ka Rubavu na Muvunyi Diane wo mu karere ka Kicukiro ni bamwe mu bahawe akazi na TMP. Ku munsi nkora inshingano 15 nkinjiza ibihumbi 7,200 nkanjye bimfasha kwishyura minervare. Kwezi ninjiza hagati y'ibihumbi 200 na 250. Yari nabaro umuntu abanye mbasha kwishyurira amashuri. Amafaranga winjiza buri munsi ajyanye n'imirimo wakoze weretswe cyangwa se wigishijwe ku ikoranabuhanga. Basaba cyane urubyiruko kubyaza amahirwe kugeza murandasi kuri bo. Urumva ubwo skoro aho butangirira mutabaruka. No kuvuga ngo hano ariko ikintu bagomba kumenya iki ni ikigo cyamamaza kuri murandasi, ni ikigo cy'ishoramari cy'itangazamakuru bamamaza kuri murandasi. Urubyiruko ko barubwira ngo wenda bafate page z'abantu bazimaneginge, ibyo nakazi. Ariko ni gute wisanze ujya gushoramo amafaranga none babaye ikigo gicuruza amafaranga? Uretse ko na nyuma y'iyo nkuru wenda niba hari abagize urujijo abantu bose bamaze kuyivugaho, twagize amahirwe abayobozi baza hano turabaza iyi TMP iremewe. Ahubwo se bati iyemewe. Nje ko nuva ibintu TMP yakoraga bihabanye n'ibyo n'ubujya amabwiye. Ariko rero muzajya mugira bona akantu k'ubwoba ahantu batangirira. Baba wundi wari abantu wazaga hano uvuga ibintu bidasobanutse, urabizi ko yaragiye kwihisha ikabuga ari we yari afite ibintu. Si wandi wase hano mu kiganiro ukabaza uti ukora iki? Njye nayo bekena ko ukorera iki? Bikarangira nyobe uwo ari we nyinda muyobewe, ibaza umuntu yicaye nkamuyoberwa gusa. Ukora ikize? Kada ese yaraje kugira kuko igihe cyose tubabwira kudashora amafaranga ahantu mutizeye. Hari abashoye mu magi y'inkwari byagenze bitanjeri. Amagi byarangiye bayatwitsera. Ubu ayo magi y'inkwari mwayajyanye n'imishwi yayo. Amagi y'inkware, abashoye mu magi y'inkware, where are you? Izi nkware ziri uzakabaye zaru harya ngo amagi y'inkware yagomba gukora iki? Ntabwo nibuka feri ayo neza, ariko nibuka ko yabaga kuruyenze. Amagi y'inkware ararangiye ariko birangira ntibari bibuti byazo bihiye, amagi arashya, imishwi irashya. Ntabwo namenye feri kwirangira inkware zagombaga gukora iki? Please tell me. Sisizo kurya z'inkoko. Oya, senze ibintu inkware byagombaga gukora. Cyanenze ko ari z'inkoko. Ubwo reka tubikeye ku ruhande. Hari abashoye mu mishwi y'inkoko y'umunyanijera baga za Ndera hano hirya iwacu. Naho byarangiye byagenze bite? Abashoye mu cyitwaga niba ari CHY byagenze bite? Abashoye uretse gato ndacaza muri
chia seeds. ako sinjya mbona utubuto twaritse ibyo bintu Ariko mfite umushuti wanjye wahiriyemo miliyoni 200. Serious narambaje iyo uza kumbaza mbere yuko ushora muri ibi bintu. Karakata umunyarwanda yamenye ko kana kagira akabanga avuga ati nari kandagiye bazambana nazamutse batagiye bahungiye kuzimu. Harya babandi bashoraga muri za mbuto bamwe barafite ibiro kwirebero ugomba kuvugana n'umukire kandi umukire harya bamwe ribu yatweretse zitwa harya niba tuzigabigira tebutse ko nanjye ndibagirwa nabyibutse wowe ko bantu umukire hakama kantu reka mbabwire gukira ubuhuza gukira bisobanuye iki? Gukira nta muntu utakira ariko it is accumulation of wealth over a period of time.